mwite Bushari cyangwa se umwite Bushido, biterwa n'izina wowe wafata ryoroshye. Amazina ye nyakuri yitwa Hagenimana Jean Paul, wamenyekanye cyane nka Bushari mu muziki nyarwanda, cyane cyane mu njyana ya Kenya Trap ikomeje kwiyegurira imitima ya benshi. Uyu Bushari yaririmbye muri korali ya ADEPR yitwa Maranatha. Uyu muraperi yaririmbye ijwi rya gatatu ry'abagabo ryiswe Buzz muri korali Maranatha yo muri ADEPR Gikondo. Mbere yo gutangira rero urugendo rw'injyana ya rap, Bushari yahishuye byinshi cyane mu biganiro bitambuka kuri televiziyo Rwanda, harimo ikiganiro cyitwa Versus gikorwa na Nzeyimana Lucky uzwi nka Lucky, ubwo uyu musore yavugaga ku rugendo rwe rwa muzika. Bushari yavuze ko yatangiye gukora umuziki ku giti cye kubera ubuzima butari bworoshye yari arimo muri icyo gihe, aza gukubitana n'uwitwa Dominique Ngabonziza uzwi nka Dr Nganji uhagarariye inzu itunganya umuziki wa rap ubu uyu mugabo abarizwamo. Green Ferry nyuma yo gufata icyemezo cyo kuva muri korali, ati nigeze kwiheba mu muziki ntarahura na producer Dr Nganji. Icyo gihe nari mvuye muri korali Maranatha, hari ukuntu twagendaga dukura bakaducutsa bakadushyira mu yandi makorali makuru. Njyewe rero ntabwo nacukijwe, nari nkiri muto. Ati ariko kubera ubuzima nari ndimo, ndavuga nti korali yanyigishije ibintu byinshi, nanjye natangira umuziki ku giti cyanjye. Bushari ni umwe mu baraperi bari kwitwara neza muri iki gihe. Yatangiye umuziki mu mpera z'umwaka wa 2013. Uyu amaze kumurika albumu ebyiri, iyo yise Ku Gasima n'indi yamuritse muri Gashyantare mu mwaka w'2018 yise Nyiramubande. Izina rya Bushari The Trigger riherutse kuzamurwa cyane n'indirimbo yise Nitwewe yahuriyemo n'uwiswe Betray n'uwitwa Slum Drip. Bushari ni umwe mu bari kwitwabwaho cyane cyangwa se mu bahanzwe amaso mu gihugu cy'u Rwanda mu njyana ya Kenya Trap. Iyi ni injyana uyu musore azi cyane, ni umusore uzwi kandi ku bintu byo gusabana n'inshuti ze. Bushari aka Bushiro, uyu akaba ari inshuti y'uwitwa Betray. Uyu nawe ni umwe mu bakora mu njyana ya Kenya Trap, mu basore bari kwitwara neza cyane. Uyu rero Bushari bivuga ko avukira mu karere ka Rubavu. Uyu ni umusore uvuka mu muryango w'abana bagera mu 8. Gusa nk'uko mwabyumvishe hejuru ko bavuga ko uyu musore yavukiye cyangwa se yakuriye mu idini rya ADEPR muri korali yitwa Maranatha, twaje gutahura neza ko burya Maranatha ari korali yo mu Badiventiste b'umunsi wa 7. Iyi ni korali yo mu Badiventiste b'umunsi wa 7, ntabwo ari yo muri ADEPR. ADEPR ntabwo bagira Maranatha. Uyu musore Bushari afite indirimbo nyinshi cyane, harimo izo utabara, kuko uyu musore uko akora buri munsi niko agenda asohora injyana zigiye zitandukanye. Hari afite iyo bise Ingeno, akagira Sinzatinda, akagira nyinshi cyane iyo bita Kurura ari kumwe n'uwo bita Juno Kizigenza, Urumiya ahavuga ati Mama Mia, Niyibizi n'izindi cyane. ngira ngo murazizi nizo yakoranye na Bruce Melody. Uyu muhanzi rero Bushari hari ibyo yaganirije itangazamakuru muri rusange, hari ibyo yavuze ko
uko yatangiraga umuziki we, uburyo yakwepaga amasomo akabipfa n'ababyeyi. Bushali yatangaje ko yinjiye mu muziki akiri mu ntebe y'ishuri. Ababyeyi be ntibabyishimiye cyane ndetse bikagira ingaruka ikomeye mu myigire ye, kuko yakundaga gutsindwa akabona amanota mabi ndetse agahindura ikigo buri gihe, bikamusaba gukoresha indangamanota kugira ngo yemererwe ku kindi kigo. Ati ku ishuri bahoraga banyirukana, nahindura ikigo naho ngakoresha birete cyangwa se indangamanota kugira ngo bamfate. Uyu kandi yanasobanuye ko ari we wimenyeye ibihangano bye ndetse ko ashima Imana yamufashije kugera ku byo afite. Bushali yagiye atanga inama nyinshi mu rubyiruko, azigira inama zo kugira ngo batazamwigana, kuko buri wese ngo afite icyo Imana yamuteguriye. Ati gukora cyane nirwo rufunguzo rwakugeza ku nzozi zawe. Ati kandi gukora cyane nibyo bituma ugera kure. Yagiye agaruka ku byiza yakuye mu muziki. Ati ubuhanzi burya bwanagutunga. Ati bwaba kandi n'akazi kakugaburira. Ni byinshi yagiye atangaza, gusa nawe hari isomo wakura kuri uyu mugabo. Bamwita Bushali aka Bushido, cyangwa se umwita umwami wa Kenya Trap. Njye nari Emmanuel, iyi ni Newsline Rwanda. Ibitekerezo byawe nabyo biba bikenewe kugira ngo tumenye ibyo ukeneye tubigushakire. Kora subscribe.